aho byanyereye birangiuka eba kuntu handi hano hasa amazi wapi umva musohoke vava musohoke muze hano vava muze mubango aguse basha bimeze gute mwebwe mwese mu ruhande rwanyu nta kibazo mufite musohoka mu modoka za Kuti wikonje kikonja kunuza ukabyuka saa 5 wanuza saa 5 ni saa moya ako nyine ni saa moya ubu turisanga n'umuda aranishe arakwishe wowe uri wigoze kanuza akose papa navuze ko bansiramu wabushyira mukwamira kugira ngo kwagenda dore se papa navuze ko umuryango wacu twenda guki wowe kuko nawe wigoze kafera bitabaye papa navuze wafunitse wafunwe ni nanze kuruta wabitse kuruta kama turi babo papa iriya kigira birabire ndi kwita amata abagira bahirwe babona aho babikora mo kanyapa oyi kigori Ndengwaye n'umutwe ngitatsanze. ushaka kunkubita Uzi kwita umuntu saho mungeze mwadandeze no kumutwe nari cucu uzi kwita umuntu anarwaye. Halo ngozanya murazizanya sha ibiro bitatu ndetse n'ubugari biro bine sha bizana ivumu bibarukane n'ibirungo kandi ubyibuke byose uhita ungeraho vuba vuba mu minota itarenze 5 uvana gushaka ndebe n'umuntu ubiteka kuko abana bananiye hano bose papa Ushembo wazanye inyama. ndakora iki Cyangwa ndakora iki dusafuriya. ari yanjye